uyu munsi isaha ya mbere ihenze kurusha izindi zose ku isi yitwa Diamond Hallucination. Ifitwe n'umuherwe w'umwongereza witwa Lawrence Graff. Igura miliyoni 55 z'amadolari y'Amerika. Izi ni miliyari 81 na miliyoni 703 z'amafaranga y'u Rwanda. Izindi saha zihenze zizwi cyane ni izitwa Rolex, zikorwa n'uruganda rw'Abasuwisi rwa Rolex nyine. Yaguzwe menshi kugeza ubu, yaguzwe miliyoni 17 n'ibihumbi 750 by'amadolari, ni miliyari zirenga 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Isakoshi y'abagore yitwa Hermes Birkin izwiho guhenda ku buryo hari gura miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika. Iyi saha ya miliyari amagana n'isakoshi ya miliyoni amagana abantu barabigura. Gusa nta muntu ugura isaha nk'ingiyi agamije kuyireberaho igihe, kubera kwibara nk'izindi zose zigura ibihumbi 2 by'amanyarwanda. Ni kimwe nuko nta ugura isakoshi ya miliyari 10 z'amanyarwanda agamije kuyibikamo ibintu gusa, kubera ko na envelope y'ijana irabika. Ni kimwe nuko nta ugura imodoka ya Ferrari ya miliyoni 500 z'amanyarwanda agamije kwizajya mukura ahantu hamwe imujyana ahandi byonyine. Ni icyaba abantu baba baguze mu by'ukuri. Kugira ngo tumenye icyaba abantu baba baguze amafaranga ngana uku, birasaba gusubira mu mwaka w'1813 mu ntambara yashyameranije Ubudage bwahoze bwitwa Prusse na Napoleon Bonaparte, wari umwami w'abami w'Abafaransa. Muri iyo ntambara igikomangomakazi cya Prusse kitwaga Victoria Marina yarakeneye amafaranga yo gutera inkunga iyi ntambara, maze asaba abagore b'abakire n'abagore b'abategetsi muri Prusse gutanga imitako yabo cyangwa se imirimbo yabo ikozwe muri zahabu, ubwo ni nk'ibikomo, inigi, imikufi, amaherena n'ibindi byose bifite agaciro kanini, bakabitanga bakabiha leta. Noneho leta ikabakorera indi mitako imeze nk'iyo ngiyo batanze, ariko yo ikozwe mu muringa cyangwa se icyuma, ariko leta ikandikaho amagambo 4: Goldgab inch für Eishain. Natanze zahabu nyigurana umuringa. Ibi byari bisobanuye ko uwo muntu ari umukire wageze ku rwego rwo gutera inkunga leta. Abagore benshi b'abakire barabyemeye. Umuringa ntabwo ufite agaciro nka zahabu, ariko aba bagore b'ibikomerezwa batangiye kujya bajya mu ruhame bambaye iyo mitako yanditseho ayo magambo ikoze mu muringa. Ibi ngibi ubwabyo byahitaga bigaragaza ko uwo mugore ari umukire. Iyi mitako yo mu muringa yahise itangira kugira agaciro karuta ka zahabu, kubera ko zahabu ubwayo igaragaza ko umuryango wawe ukize, ariko umuringa muri iki gihe wagaragazaga ko umuryango wawe ukize, ariko ukaba warahisemo gutanga ubukire bwawo kubw'inyungu rusange. Ibi nibyo Rory Sutherland avuga mu gitabo yise Alchemy: The Surprising Power of Ideas That Don't Make Sense. Igitabo tugiye kuvugaho muri iki kiganiro. Rory Sutherland muri iki gitabo agaragaza ko icyo duha agaciro atari ibintu. Oya, icyo duha agaciro ni igisobanuro cy'ibintu. Igifite agaciro ntabwo ari ukuba mu nzu itava. Oya, igifite agaciro ni imiterere y'iyo nzu, aho iherereye, uko abantu bayibona, ariko cyane cyane ibyo abantu bayivugaho. Rory Sutherland agaragaza ko agaciro kataba mu bintu dutunze, ahubwo kaba mu bwonko bw'abantu babireba bakabiha agaciro. Gusa iki ntabwo ari igitekerezo gishya. Mu 1899 umunyamerika w'umuhanga mu mitekerereze Thorstein Veblen yamaze ubuzima bwe bwose yiga impamvu abakire bakoresha amafaranga yabo nk'uko bayakoresha. Kubera icyo agura telefone nshya ikora neza nk'ibyo yari asanganywe yakoraga, ariko iyo ngiyo nshya akayigura inshuro 2 z'ikiguzi cyo yari asanganywe. Kubera icyo agura imodoka y'ibihumbi 700 by'amadolari ifite imyanya 2 yonyine, imodoka nto cyane agendamo yahinnye amaguru adashobora kurambya, hakaba hari imihanda itagendamo kubera uko ingana, kandi hari izindi zigura ibihumbi 50 zisanzuye cyane ziri hejuru zijyamo abantu 7. Yanzuye ko intego nyamukuru yo gutunga ibintu bihenze cyane byiraha atari iki ibyo bintu bimaze cyangwa se icyo bikora, ahubwo nicyo bigaragaza mu bandi n'umwanya bigushyiramo mu bandi. Naho ubundi ntabwo wasobanura uburyo inzoga imwe igura amafaranga 1200 ahantu hamwe, wayigura ahandi ukayishyura 5000 kandi ari inzoga imwe. Yabyise conspicuous consumption. Kugura ikintu atari ukubera iki icyo kintu kimaze cyangwa se icyo gikora, ahubwo kubera iki icyo kintu kikuvugaho, isura kikwambika. Uyu munsi nta buryo na bumwe buhari bwagufasha kugera ahantu ngo uhite ubwira abo bantu hasanze ko ufite miliyoni 100 kuri konte. Ubwo buryo nta buhari. Uburyo bwonyine bugufasha ibi ngibi ni ugukoresha ibintu bikaba ari byo bigutangira ubwo butumwa. Isaha ya Rolex igura miliyoni 20 z'amanyarwanda ibara igihe neza nk'uko iyindi y'ibihumbi 5 kibara. Ya miliyoni 20 ntabwo ikubwira hazaza. Oya, isakoshi ya Birkin ya miliyoni 15 z'amanyarwanda ibika ibintu kimwe n'indi sakoshi ya Canvas Tot
y'ibihumbi 10 by'amanyarwanda. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Muri iki kiganiro tugiye kuvuga ku buryo butandukanye abantu bafatamo ibyemezo byo kugura cyangwa se kugurisha bashingiye ku mitekerereze n'imikorere y'ubwonko bwa muntu. Muri iki gitabo Alchemy, The Surprising Power of Ideas That Don't Make Sense, umwanditsi Rory Sutherland agaruka ku byemeza abantu bafata, aho rimwe na rimwe dutakaza igihe n'imbaraga mu gutekereza ku bintu ngo birimo ubwenge ndetse no gushyira mu gaciro, kandi rimwe na rimwe ibyemezo bibyara inyungu biva mu gukora ibintu abandi babona nk'ibitarimo gushyira mu gaciro cyangwa se bitarimo ubwenge. The Surprising Power of Ideas That Don't Make Sense, niko avuga. Imbaraga ziva mu bitekerezo bisa n'ibitarimo ubwenge cyangwa se inyurabwenge. Tubahaye ikaze. Niba utarabyitegereza neza uzabirebe. Icupa riri mu bikoresho uzabona ahantu hose uzagera, haba mu rugo, mu kazi, mu maduka, mu modoka z'abantu. Iryavuyemo ji, iry'amazi, irya soda, irya byeri. Igishishikaje cyane hano ariko ntabwo ari icupa, ahubwo ni ibirijyamo n'uburyo bijyamo. Ibi nitwe tubikora. Twebwe na Van Machine. Turi uruganda rukora imashini zikora ibirebana no gufunga ibisukika mu macupa, kuva ku kubishyiramo, gupfundikira, gushyiraho ibirango, byose mu kanya gato cyane. Izi nganda nyinshi ubona zikora ibyo kunywa n'ibindi bisukika, inyinshi muri zo zikoresha imashini zacu. Twebwe na Van Machine tumaze imyaka myinshi cyane dufasha abanyenganda zikora ibyo kunywa kubikorana isuku, kinyamwuga, vuba kandi mu buryo bwunguka. Imashini zacu zirizewe cyane mu gushyira mu macupa za jus, fanta, byeri, kombucha, amavuta, ubuki, amasose akorewe mu nganda n'ibindi. Niba ushaka gutangiza uruganda rukora ibinyobwa cyangwa se ibindi bisukika, ukeneye na Van Machine, kubera ko tukugurisha imashini, aba engineer bacu bagahita bazinstalla iwawe mu gihe gito, bagahugura abakozi bawe mu kuzikoresha kandi bagakomeza gukurikirana izo mashini umunsi ku wundi, bakanaha abakozi bawe inama zihoraho. Muri na Van Machine ntabwo twubaka imashini nziza gusa, ahubwo dukabya inzozi zawe zo kuba umunyenganda wunguka. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp kuri iyi nimero, akamenyetso ko guteranya 250 78 38 38 080. Nimero yacu yo mu Bushinwa ni akamenyetso ko guteranya 86 15 60 15 63 990. Wanatwandikira email kuri info@navan-machine.com. Iyi mikino y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru irimo kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mexique na Canada, ni imikino irimo ibikorwa byinshi by'ubucuruzi. Bitekerezwa ko iri rushanwa rizinjiriza ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi miliyari 2 na miliyoni 600 z'amadolari avuye mu baterankunga honyine. Abaterankunga ni za televiziyo zaguze uburenganzira bwo kutwereka imipira ndetse n'ibigo bikomeye by'ubucuruzi byemerewe kugaragaza ibirango byabyo muri iyi mikino. Kuri iyi ngingo rero, iri shyirahamwe ry'umupira w'amaguru ryategetse ko ibigo byose bifite ibirango muri za stade zirimo gukinirwamo bigomba gupfuka ibyo birango igihe cyose bitatanze amafaranga yo kwamamaza. Ni mu kwirinda ko ibyo bigo byagaragara kuri za televiziyo kandi bitarishyuye. Muri California, muri Santa Clara, hari stade imwe yitiriwe uruganda rukora imyenda cyane cyane ama jeans rwitwa Levi's. Iyi stade yitwa Levi's Stadium, nayo irimo gukinirwaho iyi mikino y'igikombe cy'isi. Uru ruganda rukora ama jeans kubera ko rutateye inkunga iyi mikino, narwo rwasabwe gupfuka ibirango byarwo byose biri muri iyo stade ya Santa Clara. Levi's yemeye gupfukisha igitambaro cyera ikirango cyayo kinini cyane kiri muri iyo stade. Nta nyuguti n'imwe y'icyo cyapa ikigaragara kubera ko baragipfutse, ariko imiterere y'icyo kirango cya Levi's izwi na benshi, iracyagaragara nubwo amagambo ahishwe. Icyapa baragipfutse, ariko uko giteye n'ubundi bigaragaza ikirango cya Levi's. Abantu n'ubundi basanzwe bazi Levi's babona icyo cyapa gipfutse bakamenya ko ari Levi's nubwo amagambo bayahishe. Uru ruganda rwa Levi's rwahise rukoresha iki gikorwa nk'amahirwe yo kwamamaza biruseho. Bahise bafata ifoto ya cyapa cyabo gipfutse igitambaro cy'umweru, ariko n'ubundi imiterere y'ikirango ikigaragara. Iyo foto abariyo bahita basimbuza amafoto yabo yose ku mbuga nkoranyambaga aho Levi's iri. Izi mbuga zahise zikurikirwa cyane, ndetse n'abatari bazi cyabaye batangira kubaza amakuru y'uko byagenze. Birangira ahubwo Levi's yamamaye kurusha uko yari kwamamaza iyo yishyura miliyoni z'amadolari ngo icyapa cyayo kigaragare. Mu gitabo Alchemy, Rory Sutherland
ibi ngibi yabyise intervention ijya kumera nk'ibyitwa innovation, aribyo byo guhanga ikintu gishya, ariko aho kugihanga mu buryo bufatika kikaba ikintu kigaragara, ahubwo ugihanga mu bwonko bw'abantu, mu bitekerezo byabo. Umva urugero, mu mwaka wa 2009 kompanyi y'abanyaburayi itwara abantu muri gari ya moshi izi zihuta cyane zitwa TGV, iyo kompanyi yitwa Eurostar, yatangiye kubura abakiriya kubera ko abenshi mu bakiriya bahitagamo kwitegera indege kubera ko nizo zihuta. Abayobora iyi kompanyi batangiye kwibaza ibibazo byinshi. Ni iki twakora ngo urugendo rwo kuva Paris ujya Londres rwihute cyane ku buryo abantu batakomeza kuducika bajya kwitegera indege? Nuko abayobozi bibajije. Aba engineer b'iyi kompanyi bahise bafata igihe kinini cyane batekereza uburyo bakora gari ya moshi yihuta cyane. Bakoresheje miliyari 8 z'amadolari bubaka gari ya moshi z'ubwoko bushya ziruka cyane ku buryo urugendo rwo kuva Paris ujya Londres barugabanijeho iminota 40 yose. Urugendo rwavuye ku masaha 3 n'iminota 20 rugera ku masaha 2 n'iminota 40. Bikomeye amashyi menshi cyane ngo bakoza akazi katoroshye. Abagenzi nta nubwo bahise bagaruka nk'uko babyifuzaga, nubwo hari abagarutse. Batanze miliyari 8 zose bubaka gari ya moshi nshya. Nyamara hari uburyo bwo gukemura iki kibazo bitabaye ngombwa ko bubaka gari ya moshi nshya. Iki kibazo bari bugikemure mu buryo bw'imitekerereze aho kubaka za gari ya moshi nshya. Rory Sutherland agaragaza ko ba nyiri iyi kompanyi bashoboraga kutareba ku ngano y'igihe urugendo rwo kuva Paris ujya Londres rutwara, ahubwo bakareba ku bwiza bw'igihe urugendo ruva Paris ujya Londres rutwara. Aho gutanga miliyari 8 z'amadolari n'imyaka myinshi y'ubushakashatsi mu gukora gari ya moshi nshya, bakabaye barakoze ku buryo ya masaha 3 n'iminota 20 abagenzi bamaraga mu nzira bakora ku buryo abagenzi batamenya ko bamaze amasaha 3 yose. Nk'urugero, bashoboraga gushyira internet y'inziramugozi cyangwa se wifi muri gari ya moshi zabo. Ikindi bashoboraga gukora aho gutanga miliyari 8 z'amadolari bubaka gari ya moshi nshya, bashoboraga guha akazi abakobwa beza n'abasore beza bakajya bagenda baserva abakiriya champagne y'ubuntu muri gari ya moshi. Ibi ni ibintu byoroshye cyane, byari kuba bihendutse kandi byari gutuma ahubwo abagenzi basaba ko gari ya moshi za Eurostar zigabanya umuvuduko kubera ko ntawe ari kujya ashaka kugera aho agiye vuba. Tubona igihe mu buryo butandukanye bitewe n'ibyo turimo gukora muri icyo gihe. Mu mupira w'amaguru, ekipe yinjije igitego, abafana bayo batangira kubona buri munota usa naho umara isaha yose kubera ko baba bashaka ko umupira urangira gutyo bagifite igitego cyabo. Ni mu gihe abikipe yatsinzwe baba babona igihe kiruka cyane kubera ko baba bashaka igihe kinini cyo kwishyura igitego binjijwe. Niyo mpamvu mu kubara igihe umunota umwe ntabwo ungana ku bantu bose. Ku muntu uri mu biruhuko icyumweru kiba kimeze nk'umunsi umwe. Ku muntu ufunze umunsi umwe umeze nk'icyumweru. Ibi rero nibyo Eurostar yakabaye yaratekerejeho. Uko niko abantu bazanye ibitekerezo byo gushyira za televiziyo aho abantu bategerereza kugira ngo tutabona ko batinze kutwakira. Hari n'abajya kure bakaduha ikawa cyangwa se icyayi cyangwa se amazi ku buryo ushobora kwifuza kutakirwa vuba. Hari indi ngingo irebana n'igihe. Twese uko twakabaye twanga gutegereza mu gihe tudafite amakuru y'igihe ibintu biri bubere. Ushobora kugabanya igihe utakigabanyije mu by'ukuri, ahubwo ugabanyije kutagira amakuru kuri icyo kintu. Nanone abakora mu rwego rwo gutwara abantu babisobanukiwe neza kuturusha. Iyo uhamagaye taxi voiture cyangwa se moto ngo izi gutware, ushobora gukeka iminota 2 butware ngo ibikugezeho, ariko ntabwo ubizi neza. Ashobora no kukubwira ko akugeraho mu minota 10 ariko akubeshya akahagera mu minota 30, wenda yaheze muri ambuteyage. Aha rero niho kompanyi zitwara abantu nka Uber cyangwa se izindi zakuye igitekerezo cyo gushyiraho ikoranabuhanga ku buryo uhamagara imodoka ikaza uyireba, ureba ku ikarita ukamenya aho igeze n'iminota ibura kugira ngo ikugereho. Mu by'ukuri Uber cyangwa se izindi kompanyi zikora nkayo ntabwo zigabanya igihe bitwara ngo imodoka ibikugezeho. Niba uyihamagaye ngo igusanga ikabuga iturutse mu mujyi, n'ubundi igihe biyitwara ngo ikugereho ni nacyo bitwara taxi isanzwe. Bo icyo bongeyeho ni ugutanga amakuru y'igihe ugomba kumara ugitegereje. Ubu bizi ko ari isaha ugomba gutegereza. Iyo ushobora kubona ku ikarita aho imodoka igeze, ukabasha no kubona iminota ibura, umubiri wawe uhita ukubwira ko ibintu urimo kubigenzura, bityo ntabwo ukwiye kurambirwa gutegereza. Buri wese yakwishimira gutegereza iminota 10 abizi neza ko biza kuba iminota 10 kurusha gutegereza iminota 5 utaruzi ko ari 5. Abantu twese twanga kubaho tudafite amakuru cyangwa se kubaho dushidikanya ku cyari cyo cyose. Ushoboye gukemura ikibazo cyo kutagira amakuru ku bakiriya bawe, wacuruza kurusha abandi. Irindi hame Rory Sutherland avugaho ni iryitwa framing effect. Wabyita perception,
context and psychological value. Uko ikintu kigaragara bishobora kugira agaciro kurusha uko kiri mu by'ukuri. Urugero rukunda gutangwa hano ni urw'ubucuruzi, aho umucuruzi ashobora kujya kwishyuza umukiriya wenda nk'ibyo kurya, akamubwira ko ibiryo ari 5,000, hanyuma icyo kunywa kikaba 5,000. Umukiriya akiyamira atayo mafaranga ni menshi cyane. Umucuruzi ati noneho reka tubyoroshye, reka ibiryo mbiguhere 6,500, hanyuma icyo kunywa nkiguhera ubuntu cyangwa se nkikongeze. Umukiriya akabyemera yishimye rwose. N'ubundi yishyuye amafaranga amwe, ariko ijambo inyongezo cyangwa se ubuntu byatumye atita ku ngano y'amafaranga yishyuye. Ayo yishyuye n'ubundi niyo bari bamuciye mbere. Rory Sutherland agaragaza ko buri kibazo ubashije kukirebera mu ishusho y'imitekerereze aho kukirebera mu buryo bwa nyabwo bugaragara, ushobora kubona ibisubizo bitandukanye bishobora kuba byiza kandi bihendutse. Nk'urugero, uruganda rw'Abongereza rwa Rolls-Royce rukora imodoka na za moteri z'indege rwari rusanzwe rugurishiriza imodoka zarwo mu showrooms cyangwa se ahantu haparikwa imodoka nshya, abantu bakaza bagacagura bakagura. Ikibazo nuko imodoka za Rolls-Royce usanga igura $400,000 by'amadolari. Kuyibona iparitse iruhande rwa Toyota $20,000 by'amadolari byakangaga abakiriya, ku buryo umuntu yashoboraga kuza agataha ataguze kubera ko igiciro cyamukanze, cyangwa se yahagera afite gahunda yo kugura imodoka nziza agahita abona Toyota nziza $20,000 akaba ariyo yigurira. Ba nyiri uruganda baje kugira igitekerezo cy'abahanga cyo guhagarika kumurika imodoka zabo mu masoko y'imodoka, ahubwo batangira kujya bazicururiza ahacururizwa ubwato n'indege. Ibi bintu byatumye imodoka zabo zitangira kugurwa kurushaho, kubera ko umuntu yazaga gutembera aho bamurikira akamara umunsi wose atemberamo areba indege zigura $50,000 z'amadolari, ubwato bugura $2,000,000. Kubona ibyo bintu warangiza ugahita ubona imodoka $300,000 by'amadolari, uhita ubona ihendutse cyane. Niba uri umukire bikarangira uguze. Uko niko Rolls-Royce yatumye abantu babona ko imodoka zayo zihendutse kandi zigihenze. Yagabanyije igiciro itakigabanyije mu by'ukuri. Rory Sutherland agaragaza ko hari abacuruzi benshi bahomba bidatewe nuko ibicuruzwa byabo ari bibi, ahubwo bitewe nuko batazi kubicuruza. Avuga ko ibikorwa bito cyane bishobora gutanga umusaruro ku bucuruzi bwawe, abantu bakakugana kandi ucuruza nk'iby'abandi. Nk'urugero, niba ukorera mu nzu y'ama etage menshi, aho kugira ngo utange za miliyoni ugura ama ascenseur yihuta, ushobora kugumana izo ufite zigenda buhoro, ahubwo ukazishyiramo indorerwamo n'utuziki. Abantu bajyamo bakazamuka cyangwa se bakamanuka bireba mu ndorerwamo, bigatuma batarambirwa cyangwa se ngo babihirwe n'urugendo. Uko ni nako ushobora kugira restaurant zimeze nk'iz'abandi rwose, ariko ukongeraho akantu nk'ubwiherero bwiza cyangwa se izindi service nto cyane, ubundi bicuruzwa ukabihenda, abantu bakakugana bakareka abandi. Hari urundi rugero, niba uri umuganga, abarwayi bawe bakaba bakunze kunywa ibinini ntibabirangize, bakabihagarika batangiye kumva borohewe cyangwa se ibimenyetso by'uburwayi byatangiye kugenda. Uburyo busanzwe bwo kubashishikariza kurangiza imiti yabo bwaba kubatera ubwoba, ubabwira ko iyo atarangije imiti udukoko twamuteye indwara tugaruka noneho dufite imbaraga nyinshi cyane tukaba twanamuhitana. Ubu ni uburyo busanzwe. Nyamara ubundi buryo bworoshye kandi bushobora gutuma abarwayi batangira kumara imiti, aho kumuha ibinini 10 by'umweru, ushobora kumuha 6 by'umweru n'ibindi 4 by'ubururu. Ukamubwira uti ubanze unywe ibingibi 6 by'umweru, ukibimara uzahita utangira kunywa ibingibi 4 by'ubururu, ntuzabivange. Uyu murwayi azagenda azi ko ari imiti 2 igomba kunyobwa muri ubwo buryo. Azatekereza ko atabinyoye byose nk'uko wabimubwiye byamugiraho ingaruka zikomeye. Inzu yubakwa n'ubuhanga kandi igakomezwa n'ubwenge, niko Bibiliya ivuga. Uwanditse uyu murongo wo mu gitabo cy'imigani umutwe wa 24 wagira ngo yarazi ko uyu munsi hazaba hariho kompanyi y'abubatsi b'umwuga yitwa BCAG Limited. Muri BCAG Limited ntabwo twubaka inzu gusa, ahubwo duhanga ibikorwa remezo bitandukanye, kuva ku gukora design, kuzamura inzu, gukora amasuku cyangwa finissage n'ibindi bijyana nabyo, kugera ku gutanga service zose zirebana n'umutungo utimukanwa, harimo kugura, kugurisha, gukodesha, gutanga inama ku mikoreshereze y'ubutaka, gutanga inama ku gushora imari mu mitungo itimukanwa n'ibindi byose bijyanye nabyo. Muri BCAG Limited twemera ko ari uburenganzira bwa buri wese ufite ubushobozi kuba cyangwa se gukorera mu nzu nziza kandi ikomeye. Ariyo mpamvu aba engineer bacu bamara igihe kinini cyane bashushanya banubaka izi nzu zose ubona twamaze kuzuza n'izi tukirimo kubaka. Aho uri hose mu gihugu tukugeraho. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 0788
25 69 58 cyangwa 07 88 75 80 69. Dukorera ku Kicukiro mu mujyi wa Kigali, ariko wanatwandikira email kuri bcaglimited@gmail.com. Wanasura imbuga nkoranyambaga zacu. Ese BCAG Limited itaraza, ninde wabubakiraga? Indi ngingo ikomeye iri muri iki gitabo nuko ikinyuranyo cy'igitekerezo cyiza gishobora kuba igitekerezo cyiza. Muri siyanse hari ibisubizo byiza, hakaba n'ibisubizo bipfuye. Ikinyuranyo cy'igisubizo kiri cyo ni igisubizo kitari cyo. Ibi birumvikana. 5 guteranyaho 5 ni 10. Ikindi gisubizo cyose kitari 10 ubwo kirapfuye. Gusa mu mitekerereze no mu bucuruzi iri tegeko rishobora kudakora. Ikinyuranyo cy'igitekerezo cyiza gishobora gukomeza kuba igitekerezo cyiza. Muri iki gitabo Alchemy, umwanditsi Rory Sutherland atanga ingero. Gukora igicuruzwa ukihutira kukijyana ku isoko mbere y'abandi ni igitekerezo cyiza, kubera ko abantu benshi bahita baza kukugurira hakiri kare. Ariko kwitonda ugategereza ugatunganya igicuruzwa cyawe kurushaho, ukazakijyana ku isoko warakigize cyiza cyane kurusha ibindi, nacyo ni igitekerezo cyiza. Ikinyuranyo cy'igitekerezo cyiza gishobora gukomeza kuba igitekerezo cyiza. Ikinyobwa kidasembuye cya Coca-Cola ni ikinyobwa kigurwa cyane ku isi kandi kiryoha. Ni igitekerezo cyiza ku ruganda rwa Coca kuba barakoze ikinyobwa kiryoshye kuriya kandi kidahenda. Gusa urundi ruganda rw'Abanya-Australia rwitwa Red Bull GmbH narwo rwakoze ikindi kinyobwa cyitwa Red Bull kidafite uburyohe nk'ubwa Coca-Cola, kandi bagishyize mu gakanete cyangwa se agacupa gato cyane ugereranije na Coca-Cola, kandi Red Bull ikagura ikiguzi gikubye 3 Coca-Cola. Ariko hari abantu benshi bahitamo kunywa Red Bull bakemera gutanga amafaranga menshi bakanywa ikinyobwa kiri mu gacupa gato ugereranije na Coca. Hari n'abahitamo kunywa Red Bull kubera ko ihenze byonyine, akayigura kugira ngo abantu babone kwanywa ibintu bihenze kandi nyamara bitanaryoshye. Ku muntu wakoze Coca-Cola yagize igitekerezo cyiza cyo gukora ikinyobwa kiryoshye kuriya kandi gihendutse. Umuntu wakoze Red Bull nawe yagize igitekerezo cyiza cyo gukora ikinyobwa gihenze kandi kibishye kuriya. Ikinyuranyo cy'igitekerezo cyiza gishobora gukomeza kuba igitekerezo cyiza. Mu bucuruzi bw'ibyo kurya, umuntu wazanye igitekerezo cya self service, aho abantu bajya kwiyarurira ibyo bashaka n'ingano bashaka, yarazanye igitekerezo cyiza, kubera ko umuntu ajya ku bisorori agahitamo ibiryo ashaka, ibyo adashaka akabisimbuka. Gusa hari izindi restaurant zo zihitamo kutuma umukozi wa restaurant ibyo ushaka akabikuzanira udahagurutse. Ibi nabyo ni igitekerezo cyiza. Indi ngingo ivugwaho muri iki gitabo ni yuko ari ngombwa rimwe na rimwe kubaza ikibazo kitari mu ubwenge bwinshi, cyangwa se kubaza ibyo bamwe bita kubaza ubusa, kubera ko rimwe na rimwe kubaza ubusa bitanga igisubizo gikomeye. Dufata urugero rushobora kuba rusange ku bantu benshi. Kubera icyo ujyana umwana wawe kwa muganga iyo arwaye, buri wese arabyumva uburyo iki kibazo kirimo ubujiji, ndetse byumvikana nko kubaza ubusa. Kubera icyo ujyana umwana wawe kwa muganga iyo arwaye, nuko nyine abarwaye kandi uba ushaka ko muganga amuvura. Gusa hari izindi mpamvu zishobora kuba zituma umujyanayo, ariko nawe ubwawe udatekerezaho. Muri iki gitabo Rory Sutherland avuga uburyo kenshi tujya kwa muganga icyo dushaka cyambere atari ugukira, ahubwo icyo dushaka cyane ari uguhumurizwa no kwizezwa na muganga ko ibintu bimeze neza cyangwa se ko biza kumera neza. Mbere yo gushaka ko muganga avura umwana wawe, uba ushaka ko akubwira ko umwana wawe aza kumera neza cyangwa se ko ibyo arwaye bidakanganye. Icyizere nicyo tuba dushaka. Ibi ngibi binatuma hari abantu bajya kwa muganga ntacyo barwaye, bakajya kwisuzumisha gusa kugira ngo barebe uko ubuzima bwabo buhagaze. Rimwe na rimwe iyo umuntu afite umwana, uwo mwana akagira umuriro, kenshi umubyeyi areba ibimenyetso agakeka icyo umwana arwaye. Bishobora kuba ari ibicurane cyangwa se akaba yari ibintu byanduye. Rimwe na rimwe umubyeyi anatekereza icyo yamukorera, ariko ahitamo kujya kwa muganga kugira ngo muganga agire amakuru amuha amurema agatima. Icyizere no kubwirwa amagambo ari magatima nicyo kenshi dushaka. Abashinze imbuga nkoranyambaga ibi babyumvise kuturusha, niyo mpamvu bashyizeho buto ukandaho umuntu akabona ko icyo gitekerezo, iyo foto cyangwa se iyo video wayikunze cyangwa se ko umushyigikiye. Byitwa like. Ibi ngibi tubikunda kubi. Imana yonyine niyo izi ibyo abantu biteguye gukora kubera like. Benshi muri twe ntabwo twifuza kugaragara nk'injiji, ariyo mpamvu twanga kubaza ibibazo byatuma tugaragara nkazo. Gusa rimwe na rimwe ibyo bibazo wumva by'ubujiji bishobora kuguha amakuru akomeye cyane. Rory Sutherland
agaragaza ko mu bucuruzi rimwe na rimwe gufata icyemezo cyo gukora ikintu kigaragara nk'ubujiji cyangwa se ibyo abantu benshi batakora rimwe na rimwe bitanga umusaruro ku buryo birangira cya gitekerezo kigaragara nk'ikiri mu bwenge bwinshi cyane. Umugabo w'umukire witwa Bernie Eccleston yahoze ayobora ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa mu modoka F1. Mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2010 abajura bamutegeye muri kamwe mu duce twa Londres mu Bwongereza. Bamuteze bashaka kumwambura isaha ya Hublot yari yambaye. Ni isaha ikorwa n'Abasuwisi, ikaba isaha ihenda cyane kubera ko zimwe usanga zigura ibihumbi 10 cyangwa se 11 by'amadolari. Ubwo ni miliyoni zirenga 15 z'amanyarwanda. Aba bajura baramuteze baramuhondagura. Usibye kumukubita isaha ya Hublot baranayimutwaye. Gusa igikomeye cyane nuko bamukomerekeje. Baramukubise ijisho rirabyimba. Undi muntu wese nkanjye nawe wakorerwa ibintu nk'ibi, ikintu cya mbere yakora ni ukujya kuri police gutanga ikirego. Gusa uyu mukire ntabwo ari uko yabigenje, ahubwo yabonye byaba byiza iryo hohoterwa rye arikoze mu bucuruzi. Yahamagaye rwa ruganda rwa Hublot arwoherereza ifoto y'uburyo abajura bamugize, ijisho ryabyimbye, isura yabaye umutuku. Arababwira ati mumpa amafaranga mbahe iyi foto muyikoreshe mu kwamamaza. Barabyumvikanye. Hublot imuha amafaranga, ifata ya foto yandikaho ngo reba ibyo abantu biteguye gukora kubera Hublot. Yabaye publicité yamamaye cyane, ifatwa nk'imwe mu nziza zabayeho kandi yavuye mu gitekerezo benshi batekereza ko kitarimo ubuhanga. Ibi kandi byatanze irindi somo kuri twese. Abaherwe ntabwo batekereza mu bihombo cyangwa se mu guhohoterwa. Oya, bashaka inyungu muri buri kintu nubwo byaba ari ibyago. Undi muherwe wakoze ikintu nk'iki kandi bigatanga umusaruro n'undi muherwe w'umwongereza Richard Branson. Uyu mugabo yashinze kompanyi y'indege yitwa Virgin Atlantic. Mu myaka y'1990 iyi kompanyi yahuye n'ikibazo cy'uko abagenzi bibaga uducupa tw'umunyu two muri iyo ndege. Twari uducupa twiza cyane dukoze nk'indege, ariko kakaba kajyamo umunyu, ariko kagaragara neza nk'umutako. Buri uko batwaraga abagenzi, iyo abagenzi basohokaga mu ndege, buri wese yatwaraga ako gacupa kubera ko ari keza cyane. Abayobozi ba kompanyi byarabarakaje cyane kubera ko amafaranga yo gusimbuza uko ducupa yakomeje kwiyongera. Batekereje uburyo bazakemuramo icyo kibazo. Bamwe bakavuga ko bakwiye gusimbuza utwo ducupa utwa plastike, abandi bagatanga ibitekerezo byo kwihanangiriza abagenzi. Buri uko indege igiye guhaguruka bakabwira abagenzi ko nta kintu wemerewe gukura mu ndege. Gusa nyiri kompanyi Richard Branson we yahise agira igitekerezo cy'abahanga, abwira abakozi be n'abayobozi ba kompanyi ye ati ntimubuze abagenzi gutwara turiya ducupa. Ati ahubwo nimureke kuri buri gacupa twandikeho ngo aka gacupa kibwe muri Virgin Atlantic. Barabikoze. Aho kugira ngo ubwo bujura buhagarare, ahubwo bwariyongereye. Nicyo Branson yashakaga. Abantu batangiye kujya batwara utwo ducupa, akagatwara akagashyira ku meza yiwe muri salo mu rwego rwo kugaragaza ko ajya atembera mu ndege. Umuntu yaragusuraga yabona ko gacupa bigahita bihindura ikiganiro. Atese buryo ujya utega Virgin Atlantic, uyu ujya mu biruhuko se? Iyi kompanyi yaragiye iramamara ku buryo washaka gutega indege wese yategaga Virgin Atlantic. Mu gihe abandi bayobozi ba kompanyi bari bahangayikishijwe n'ubujura, Richard Branson we yabonyemo uburyo bwiza bwo kwamamaza kandi kuri make, kandi byarakoze. Intego nyamukuru y'iki gitabo ni ugufasha abantu gutekereza mu buryo butandukanye n'ubusanzwe. Aho gutekereza ibintu buri wese ushyira mu gaciro yatekereza, ahubwo abantu bagakoresha inzira zigaragara nk'izitarimo ubwenge cyangwa se zitarimo gushyira mu gaciro, ariko zigatanga umusaruro ukomeye cyane. Rory Sutherland muri iki gitabo avuga ko kenshi abantu bafata ibyemezo bagendeye ku bintu bigaragara buri wese ushyira mu gaciro yabona, kandi mu by'ukuri ibintu birimo ubwenge ntabwo ari byo byiza buri gihe. Mu isoko ushobora guhitamo igicuruzwa kubera ko gisa neza cyangwa se kubera ko gituma wiyumva neza, ariko mu by'ukuri atari yo mahitamo meza. Sutherland agira abantu inama yo gutekereza n'ibintu bitarimo ubwenge cyangwa se kwibaza bya bibazo twavugagaho mu kanya byumvikana nk'iby'ubujiji mu gihe dufata ibyemezo. Agira abantu inama yo gutangira gushidikanya no kwibaza ibibazo ku bintu bibwira ko bazi, kubera ko gusa ikintu kigaragara cyangwa se cyumvikana nko gushyira mu gaciro ntabwo buri gihe biba bivuze ko ari cyo gisubizo cyiza cyangwa se ko ariyo mahitamo meza. Urugero rukunze gutangwa cyane hano ni urwo gukora cyane kurusha gukora mu buryo bw'ubwenge cyangwa se bwiza. To work harder ari byo gukora cyane, no gukorana ubwenge ari byo bita to work smarter. Nubwo imitekerereze ishingiye gusa ku nyurabwenge cyangwa se byitwa logique ivuga ko gukora cyane bitanga umusaruro mwinshi,
gukora akazi ubudacogora utabanje gutekereza uburyo bwiza bwo kugakora bishobora gutera umunaniro ukabije, kudatanga umusaruro uhagije, cyangwa se ntubashe kubona ikibazo nyamukuru kigomba gukemurwa. Akenshi gufata akanya ugatekereza uburyo bwiza bwo kunoza imikorere no gukoresha uburyo bunoze bitanga umusaruro uruta kure uwo wakwitega ukoresheje imbaraga nyinshi gusa. Nk'uko babivuga, gukora cyane bibaye ari byo bitanga umusaruro cyangwa se bigatuma abantu bakira, abamama benshi b'Abanyafurika baba ari abaherwe. Muri iki gitabo kandi Rory Sutherland agaragaza ko maji cyangwa se ubufindo bukibaho muri iyi mibereho yacu igezweho. Gusa ntabwo ari bwa bufindo bwo gufata inkoni ukayihindura inzoka, ahubwo ni ubufindo buri mu buryo dufata ibintu nuko twitwara imbere y'ibintu bigezweho, ibicuruzwa cyangwa se ibitekerezo. Uko tubona ikintu runaka nuko tugitekereza bishobora kugira ingufu kuruta iby'icyo kintu gishobora gukora mu by'ukuri. Aha niho atanga inama y'uko rimwe na rimwe twakabaye duha agaciro uko twiyumva ku kintu runaka kuruta gushingira ku mibare n'izindi ngingo zitandukanye zirimo inyurabwenge nyinshi. Agaciro k'ikintu ntabwo karemwa n'icyo kintu, ahubwo kaba mu byo tugitekerezaho. Impeta ni uruziga rukoze mu ibuye ry'agaciro umuntu yakwambara akabona ari ibintu bisanzwe. Agaciro kayo kaza iyo wishyizemo ko ari ikimenyetso cy'urukundo n'isezerano. Hari abajya kuyambikana bagapfukama, ariko ntabwo ari benshi bapfukama bagiye kwambikana isaha. Ni kimwe n'uko ushobora kubona ibendera ari umwenda usanzwe kugera igihe utangiriye kumva ko ari ikirango cy'igihugu n'ubwigenge bwacyo. Sutherland anavuga uburyo utuntu duto tudafite agaciro dushobora kugusunikira gufata icyemezo gikomeye utanabizi. Urugero, ushobora kumva ijwi ry'urugi rw'imodoka bakinze, iyo modoka utayireba, ariko ugahita umenya ko iyo modoka ari nziza, inahenze. Ni kimwe n'uko ijwi ry'umuntu kuri telefoni rishobora gutuma utekereza ko uwo muntu afite uburanga bwiza kandi akaba umusirimu kandi utaramubona. Chapitre ya 3 y'iki gitabo Sutherland yayise signaling, kohereza ibimenyetso. Agaragaza ubwoko bw'ubutumwa bwose dutanga tudafunguye umunwa, abantu bakabona ubutumwa butandukanye bagendeye ku kutureba byonyine. Ni ibimenyetso twohereza bishobora kubamo imyenda twambara n'imitako twambara kuba yambara. Ibi bifasha abandi bantu kumenya umuntu uri we bagendeye ku bwoko bw'imyambarire yawe. Agaragaza ko rimwe na rimwe uko abantu bakubona bigira agaciro kurusha ukuri k'umuntu uri we mu by'ukuri. Nk'urugero, mu bicuruzwa bimanitse ahantu, icyanditseho igiciro kinini gishobora gutuma abantu batekereza ko ari cyo cyiza kinujuje ubuziranenge, kubera ko buri wese ahita avuga ati ubwo gihenze kigomba kuba gifite ikintu kidasanzwe. Ibimenyetso bigaragara inyuma bikora kubera ko byoroshya ibyemezo byakagoranye gufatwa. Turimo turashaka umuntu w'umuhanga, kandi abo batuzaniye bose nta n'umwe tuzimo. Mu kubavugisha, uzi kuvuga neza icyongereza cyangwa izindi ndimi z'amahanga adategwa araza koroshya amahitamo, kubera ko niwe uhita yumvikana nk'umuhanga. Ibigo bicuruza ibintu bihenze by'akataraboneka nka ya masaha twavugagaho mu kanya agura miliyoni nyinshi, cyangwa se imibavu igura magana y'ibihumbi. Ibi bigo icyo bigurisha ntabwo ari ibicuruzwa gusa, binagurisha urwego abantu bashaka kwibonamo. Iyo uguze isaha ya miliyoni 10 ntabwo ubuguze isaha, ahubwo ubuguze urwego ugomba kubarizwamo. Ubuguze uko abantu bazajya bakubona utiriwe ujya kubabwira ko uri umukire. Bakabaye bareba ku kuboko kwawe bagahita bagutambutsa ukajya kwicara imbere. Mu magambo make, Rory Sutherland muri iki gitabo cye avuga ko imyitwarire y'abantu ishingiye cyane ku kudakurikiza logique cyangwa se ubwenge busesengura ibintu mu buryo bwumvikana. Asobanura ko kwishigikiriza gusa ku mibare n'amakuru ya gihanga bituma ibigo by'ubucuruzi bidatanga ibisubizo bya nyabyo abantu bakeneye mu buzima bwa buri munsi. Niyo mpamvu uramutse ucuruza inzoga ukagendera ku bitekerezo by'ubwenge gusa, ukavuga uti icyo ncuruza ni inzoga, nizo nzaha abantu, ubundi ugatera intebe abantu bicaraho, ntiwite ku bintu wavuga ko ari bito bijyanye n'imitekerereze n'imibereho ya muntu, ngo wenda ube wakongeraho abantu beza baha abantu izo nzoga, ngo wongereho televiziyo abantu bajye banywa bareba n'umupira, ngo wongereho abaceza kugira ngo abantu bajye banywa inzoga bareba n'abaceza, ntabwo watinda guhomba. Rory Sutherland avuga ko byinshi mu byo muntu akenera kugira ngo abeho neza hari ibintu ubundi bidasaba gushyira imbaraga n'ubwenge bwinshi mu mitekerereze. Nshuti bakunze mudasiba kutwumva, ibyo turabibashimiye. Ikiganiro cyacu cya none naha tugisoreje. Nitwa Ismael Mwanafunzi, naho ubutaha. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane.
izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba iza Kia, Hyundai, full electric na hybrid. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 6054. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye.